Ndabasuhuje cyane bene data bashiki bacu abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu cyacu muri Amerika mu Burayi Aziya ndetse n'ahandi hatandukanye bakunda ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Muri kumwe n'umukozi w'Imana Prophete Mordecai. Hanyuma twabafunguriye channel. Turashima Imana ko umwaka urangiye neza, ariko mu mpera z'uyu mwaka twabafunguriye channel nshya. Murabizi mwe mumenyereye kuri channel yitwa Prophete Mordecai TV. Tuzashyiramo link y'iyi channel nshyashya twafunguye, tugiye kubabwira amazina yayo. Hanyuma twafunguriye channel igamije ibintu bitatu by'ingenzi: kuvuga ijambo ry'Imana, ariko noneho bitari njyewe gusa, ahubwo turi kumwe n'abandi bakozi b'Imana batandukanye bizera ubutumwa bwiza kandi basobanukiwe ijambo ry'Imana. Intego ya kabiri yacu nuko tuzajya dutumira abantu bafite ubuhamya mu rugendo rwo kwizera kwabo. Hari abantu bamwe bazaba bafite ubuhamya uko batangiye, uko baje, ubukristo bwabo uko byagenze, naho bahagaze muri icyo gihe ku byo kwizera, kandi ndiringira ko bizafasha abantu benshi. Ubundi buryo bwa kabiri nuko tuzasangiza abantu imirimo y'Imana. Hari imirimo Imana yagiye ikorera abantu batandukanye. Ndizera neza ko ibyo bizaba ari byiza. Abantu tuzasangira ubuhamya, dusangire ijambo ry'Imana, kandi dusangire n'ubuhamya bw'imirimo, kuko hari ibintu bibiri abantu benshi badasobanukirwa. Ubuhamya bwo kwizera butandukanye n'ubuhamya bw'ubuzima bwa buri munsi. Ibyo nabyo ntabwo tuzabyirengagiza, tuzabizana hano kuri kamera. Kuri channel ngiye kubabwira izina ryayo. Fora ni iyihe? Niba utayizi ndashaka kuyigusangiza. Izina ryayo twarikuye mu byanditswe byera, kubera ko muzi ko dukoresha Bibiliya. Abo twasengeye, abo twahanuriye, abo twasenganye, abo twigishije, abo twahuguye, abo twabaye hafi, turabinginze ukore subscribe, ukore comment, ukore share, uyisharinge ku mbuga zanyu aho ziri. Ndabizi neza ko uzanezerwa cyane. Ubu rero twateguye channel twakuye muri iki cyanditswe kibonekwa mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo waho wa 26 ndetse na 27, ariko ijambo nyirizina riri kuri 27. Ariko reka nsome. Haravuga ngo ari ryo bwa bwiru bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose, ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo, abo Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, ari bwo Kristo uri muri mwe, ari byo byiringiro by'ubwiza. Amen. Iri jambo ryo ku murongo uhera cyangwa se kuri B ya 27 niyo topic yacu, cyangwa ni naryo zina rya channel yacu. Rero tuyishyize ku mugaragaro uyu munsi. Muri uyu mwaka 2025 iratangiye. Tugiye gushyiraho ibiganiro bitandukanye. Yitwa Kristo muri twe TV. Kristo uri muri twe. Turashaka kuvuga Yesu uri muri twebwe, utari mu idini, mu nsengero zifungwa cyangwa zifungurwa. Kristo wimukanwa, Kristo uri mobile, Kristo uvana mu Rwanda ukamujyana mu Burayi, uvana mu kazi ukamujyana mu rugo, uvana mu rugo ukamujyana mu kazi. Kristo ubana nawe ukennye cyangwa ukize, Kristo ubana nawe ufite intege nke cyangwa ufite ububyutse, Kristo utagusiga, umwe wavuze ngo naguciye imanzi mu biganza. Uwo niwe dushaka kuvuga uyu munsi. Ndagira ngo ngutangarize yuko tugiye kuvuga bwa bwiru bwahishwe buduhesha ibyiringiro by'ubwiza, ari we Kristo uri muri twebwe, ari byo byiringiro by'ubwiza. Channel rero yitwa Kristo uri muri twe TV, niyo tugiye gutangira gukoreraho ibiganiro byacu. Ndakwinginze ukibona link yacu utangire ukore subscribe, ukore comment, ukore share, ukore like, ntugire ikintu na kimwe usiga, uyipostinge ku mbuga zawe. Uzanezerwa cyane, uzabona ko abantu benshi bazakira, bazabohoka. Hano hanze hari ibintu byinshi bitrendinga kandi mukunda kureba. Muri byinshi ukunda kureba, ibifite umumaro n'ibitawufite, wongeremo na channel yitwa Kristo muri twe, Kristo muri twe TV. Kandi uwo ni Kristo ko kuri muri twe. Buri muntu wese turashaka ko yiyumvamo uwo muntu w'ukuri, uwo muntu uzana ubuzima, uwo muntu uzana amahoro, uwo muntu uzana ibyiringiro mu izina rya Yesu. Muzakunda kunyumva cyane, mushaka kutambona kuri kamera cyane nigisha, ariko muzambona natumiye abantu, abagore, abagabo. Ikindi, niba ufite ubuhamya ushaka kudusangiza, uzanyandikire, ndaza gushyiramo nimero cyangwa ubyandike muri comment, uzampamagare.
umpamagaye kuri WhatsApp bitewe n'aho uri, cyangwa ukanyandikira cyangwa ukampamagara bisanzwe, rwose nakwakira tugatanga ubuhamya. Amahoro y'Imana akubeho cyane. Ndakwifuriza umugisha w'Imana mu mpera z'uyu mwaka. Ndagusengeye ngo ugubwe neza impande zose, ineza y'Imana ikubeho mu izina rikomeye rya Yesu. Ubona ibyiza, intwaro yacure kukurwanya ntigire ikigutwara. Ururimi rwose rukuburanya urutsinde, ukoranira kukurwanya wese agwe ari wo wazize. Ubona amahoro mu mpande zose, ugere ku masezerano nubwo hasigaye iminsi mike ngo 2025 irangire, ariko haracyari ibyiringiro yuko mu munsi umwe na hanyuma ya zero kandi Imana irakora. Ndagusengeye kugira ngo ugubwe neza, utsinde, ubone ubuntu bwinshi bwo kugutabara mu izina rya Yesu, kandi ugire ihumure. Ibyo utagezeho 2025 uracyariho, Imana yawe iracyariho, ijambo yakuvuzeho riracyariho, uzagera kure mu izina rya Yesu. Nta kinaniro Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Wenda igihe cyawe si 2025, igihe cyawe ni 2026 cyangwa na 7, gusa ikihari nuko Imana izakomeza kurinda ijambo ryayo kugira ngo risohoze icyo Imana yaritumye. Mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana kubeho kuri channel yawe nshyashya ugiye kwakira, igiye kuba ikirangirire mu kumenyekanisha ijambo ry'Imana. Yitwa Kristo muri twe TV. Amahoro y'Imana kubeho mu izina rikomeye rya Yesu. Amen.